Nongeye kubaha ikaze nanone mu makuru yacu ku buryo burambuye. Njye ni Pacifique Mutuyimana, y'amakuru ahagariwe na Jacques Imana irahari. Ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Patrick Ndikubwimana. Mwibutsa ko aya makuru yacu yakurikirana kuri YouTube channel yacu ari nayo yanyu ATV Rwanda Official. Ukaba watambutseho n'igitekerezo cyawe muri aya makuru tugiye guhera hano mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Muhima. Aho mu gitondo cyo kuri uyu wa 9 Nyakanga habaye impanuka ikomeye ubwo imodoka itwara abakozi mu mujyi wa Kigali yagonze moto yambukiranyaga umuhanda, umumotari agakomereka bikomeye. Babonye iby'iyi mpanuka bakavuga ko yatewe n'umuvuduko y'imodoka yari iriho, aho polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano w'umuhanda yahamije iby'iyi mpanuka, bakaboneraho no guha ubutumwa abakoresha umuhanda muri rusange. Bigiye kugerwaho na Elias Dushimimana. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 nibwo mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Muhima akarere ka Nyarugenge habereye impanuka y'imodoka itwara abakozi b'umujyi wa Kigali, aho yagonze moto ifite ibirango bya LM 121L igihe umumotari yambukaga umuhanda agiye gufata batiri kuri sitasiyo ya Spiro. Bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka iba iteye ubwoba batangarije ATV icyo bakeka gishobora kuba cyayiteye, ndetse ko iyo hataba Imana umumotari yari kuyipfiramo. Iyi mpanuka igenze n'imodoka yaturukaga harahiriye, noneho n'umumotari we bishoboke ko yaraje gufata batiri hano kuri sitasiyo, we arazamutse imodoka kuko ije ifite umuvuduko mwinshi uri hejuru. We urabona umumotari we yari yamaze kuva mu muhanda w'imodoka, yari yamaze kwinjira, urabona ko yarageze kuri sitasiyo. Imodoka urebye n'umuhanda mugongeyemo nta hantu ihuriye n'umuhanda agombaga kunyuramo. Igaragara ko imodoka bitewe n'umuvuduko yari ifite isanzwe umumotari wari kuva mu muhanda itamukubitira ahangaha. Nta makosa arimo kuko umuhanda w'imodoka yari yamaze kuwuvamo. Ikibazo kibaye turasaba polisi kurenganura uno mumotari kuko we nta kosa afite, kosa rifite imodoka imugonga. Twagura uruhande hirya asa nk'ugiye kwinjira muri polisi, umumotari azamuka epfo asa nk'ugiye gufata batiri hariya. Imodoka yo ije ifite umuvuduko mwinshi cyane, azisanga asa nk'aho irangiye gukata ihita imukubita. Icyo mbonye ni uko mbonye umumotari atubanya mu kirere yikubita hasi, nibyo nta bindi mbonye. Kizikahise apfa. Ahubwo amahirwe Imana ishimwe ko atapfuye, ariko kuko mbonye gusa nkaho kwacitse. Ushobora kuba kwacitse ko mbonye kuregare gukuntu. Mbona jewe bitewe n'uburyo umushoferi w'imodoka yirukaga, umumotari yarangije no gukata byarangiye. Mbona umushoferi w'imodoka ari ufite amakosa. Umuntu goza aba yahise apfa. Bite uburyo yirukaga mu mushoferi w'imodoka yirukaga cyane. Bibaye ndi kureba byari hatari kabisa. Imana ihabaye apfuye, ariko kuguru niko kugize ikibazo. Bawe impamvu ndi gushima Imana nuko umuntu adapfuye, umuntu ari muzima. Shoferi yazaga yihuta, yari afite umuvuduko mwinshi, umumotari nawe yari ari gukata, arimo gukata hano hepfo, ubwo bahita bakubitaniramo hano hagati. Umunyamaguru we yari guhita apfa kuko ntabwo yari kubaho. Urabona na moto ukuntu yabaye, urumva umunyamaguru w'abapfuye. Umumotari ashobora kuba yarangayeho gato, ariko n'uwari utwaye imodoka nawe yari afite ikosa ko yirukankaga, kandi mu masangano y'umuhanda kwagera gutya muri rompuwe nk'ahangaha umuntu aba agomba kugenda ku muvuduko utari mwinshi. Abaturage kandi barimo abamotari bavuga ko abatwara ibinyabiziga by'umwihariko ibifite ibirango bya leta bikunze kugendera ku muvuduko ukabije ugeranyije n'ibindi, aho bahera basaba polisi y'u Rwanda gusuzumira hamwe iki kibazo. Urebye abashoferi bomba ari umumotari ari mbega bose bagombye kubanza kugenda gake bakaza kwitegereza. Imodoka yambaye plaque ya leta ifite umuvuduko mwinshi kubera ko bo bakunze kuvuga ko rinda kumirwa. Nta kibazo ntawe uzandikira kubera ngo ni leta. Ubwo rero bitewe n'umuvuduko ibifite ibivuga ati ndagenda uko nshaka, cyane cyane ko abamotari bo badufata nka rubanda rugufi. Ese ikintu twayisaba nayo yakabaye iganiriza izi modoka bitewe n'uko bavuga ko ari iza leta, ikaziganiriza ikazibwira ko zigomba kugenda gakeya mu muhanda, natwe zikajya zibasha kugendana n'ibindi binyabiziga. Badusuzugura kubera yuko nyine moto ngo ari ntoya, bakadusuzugura. Moto rero nazo bazigomba kujya bazaha agaciro ko twese tuba turi abashoferi, twese tuba dutanga imisoro nk'abandi. Abashoferi batwara imodoka bakunda kudusuzugura, twebwe dutwara moto baradusuzugura cyane. Twasaba polisi ni ukujya ibikurikirana neza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Emmanuel Kayigi ku murongo wa telefoni yahamirije umunyamakuru wa ATV by'iyi mpanuka.
ndetse anaboneraho gusaba abatwara ibinyabiziga muri rusange kujya bigengesera mu muhanda ntibakorere ku jisho. Koko impanuka yabaye mu gihe cya saa 2 za mu gitondo nk'uko wari ubivuze. Impanuka yabaye hagati y'ibyo binyabiziga byombi, imodoka na moto. Icyabaye ni uko mu makosa aba yabaye ni uko umumotari umuhanda yaturukagamo yinjira mu muhanda twita ko ari wo principal munini, mbere yo kwinjira mu muhanda ntiyabanje ngo ahagarara ategereze ikinyabiziga kindi kibanza gitambuke. Imodoka nayo ishobora kuba itarenganije umuvuduko bigatuma nyine igonga umumotari agakomereka, ariko unakurikira kuba tubwira abantu ngo buri wese agize uruhare mu gukumira no kurinda umutekano w'abo basangiye gukoresha umuhanda, nibyo byaba byiza, ni nabyo byatuma impanuka zigabanuka. Icya mbere ni uko iyo umuntu ari mu muhanda atwaye ibinyabiziga, atwaye ikinyabiziga aba atwaye n'iby'abandi. Ugomba kumenya ikinyabiziga kiri imbere uburyo kiri kugenda, ukireba n'icy'inyuma ukirebera mu ndorerwamo yabugenewe, no ku ruhande ku mpande zombi iburyo n'ibumoso. Ariko igikomeye ni uko iyo umuntu ava mu muhanda yinjira mu muhanda munini cyangwa se agiye guhindura icyerekezo, ugomba kwitwararika kureba niba nta binyabiziga bindi mushobora guhurira mu muhanda ugiye kwinjiramo. N'ayo makosa rero aba yabaye bigatuma haba impanuka, kandi impanuka iba yakomerekeyemo umuntu umurwa buri. Ubwo umunyamakuru yavaga ahabereye impanuka, umumotari wari utwaye iyi moto yo mu bwoko bwa Sipiro yahise yerekezwa ku bitaro bya Nyarugenge kwitabwaho, mu gihe hahise hatangira iperereza ngo hamenyekane icyateye impanuka. Elias Dushimimana, ATV mu mujyi wa Kigali. Elias Dushimimana arakoze cyane. Naho mu gihe ubuyobozi bw'u Rwanda bukomeje gukaza ingamba zo kurengera ubuzima bw'abaturage, Minisiteri y'Ubuzima